Abasuje mwese mukomeje gukurikira Mr Jackson ndasuza namwe aka subscribe like and comment imana ikomeze barinde nizere kuko mumeze neza ndasuza namwe baturage muri mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda ndavuga amajyaruguru amajyepfo n'iburengerazuba cyane kasuhuza abanyeshuri ba senior 6 ndetse na level 5 ariyo TVT ko yuko uyu munsi mbazaniye rero agashyamwe mutegereje ndetse abeshi cyane barabitegereje ndetse n'ababyeyi b'abana barabitegereje ndetse n'abarezi bategereje umusaruro w'abanyeshuri bigishije barebe se bizaba bimeze ite se bazatsindwa cyangwa se bazatsinda ariko ndabizi neza muzatsinda nese rero imaze gushira itangazo hanze rivuga riti abanyeshuri banyu bazabona amanota kuwa kane kuri 27 Kanama 2026 amanota yanyu yarabagiye hanze iryo tangazo riravuga riti ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA kiramenyesha abanyeshuri ndetse n'abarezi n'abafatanya bikorwa yuko amanota y'abanyeshuri basinasikize ndetse na level 5 agiye kuzasohoka kuri 27 Kanama 2026 agiye kuzajya hanze saa 8 zuzuye kandi mukazakurikira n'umuhango wo guhemba abanyeshuri bitwaye neza muri ibi bizamini batsinze mu gihugu ubwo rero n'uwo muhango uzakurikirwa saa 8 zuzuye rero n'uburyo tuzarebamo amanota yacu NESA yarabihinduye cyane kuko tuzatubireba mu buryo butandukanye mbere twakoreshaga ariko NESA yashizeho uburyo tuzatuyareba tuzatwandikamo NESA result 2026 ubundi dusacinge turebe amanota yacu uburyo senior 3 na senior na P5 na P6 yabirebaga niko bizaza bigenda natwe ubundi dushiremo index number nomero ziranga muntu ikintu cyahindutse twebwe nuko tuzadushamo nomero ziranga muntu abasina 6 kugira ngo mubona amanota yanyu nizere yuko umuntu washushije wese yakoresheje iranga muntu niko bizaza bigenda rero ubwo rero kugira ngo iyi video itagucika tuzareba tubakora video nziza y'uburyo muzaza mureba uburyo muzamureba amanota yanyu cyane abanyeshuri barangije senior 6 kuko nibo turi kubwira n'ababyeyi babo muzaza mubibona ndatekereza yuko uburezi bwagiye bushiraho uburyo bwiza bwo kugira ngo umubyeyi azaza abona amanota y'umwana we byoroshye bagenda bayandikaho nimba ari 30 yagize mu isomo runaka kuko nibyo nimba ari mu Kinyarwanda nimba ari mu Giswahili nimba ari mu Gifaransa yagize aya nango bizongera kujisha ababyeyi kuko icyo kirego ndatekereza yuko icyo kibazo hari umubyeyi bigeze kugitanga none bakaba barabyubahirije muzaza mubibona rwose diplome zanyu zikurwa Rwanda tekereza kuko nawe wigeze atsindwa muhumure mumere neza Imana ibari imbere ku banyeshuri rero bakoze ikizamini cya leta Imana ikomeze ibarinde kandi congratulations muzabikora Imana ibari hafi muzabikora cyane nizere ko kan subscribe like and comment uzakurikira video igiye kuza ejo ndayibakorera y'uburyo uzazireba amanota yawe kuko bitandukanye n'ibya primaire na torokome level nzaza mbibakorera kugira ngo mubibone neza muzabone amanota yanyu neza gatanu kuri gatanu ngiye mwumvaga kuri mikoro munyafse muri studio ni Mr Jackson na undi nzaza mbageza amakuru gatanu kuri gatanu kandi Imana ikomeze ibaninde ciao Polisi y'u Rwanda turashishikariza abanyarwanda bose batwara ibinyabiziga harimo moto, imodoka n'ibindi binyabiziga bitandukanye kubahiriza amategeko y'umuhanda ndetse no gushyira umutekano wabo n'uw'abandi. Ikindi kandi nugatwara ikinyabiziga wanyoye inzoga gutwara wanyoye inzoga cyangwa se wasinze bishobora gutuma utakaza ubushobozi bwo gufata ibyemezo neza bikongera ibyago byo gukora impanuka mu muhanda. Ikindi kandi birabujijwe gutwara ku muvuduko ukabije kuko umuvuduko ukabije ushoboye gutuma utakaza ubushobozi bwo gutekereza neza cyangwa se bwo kugenzura ikinyabiziga cyawe ugashyira ubuzima bwawe n'ubw'abandi mu kaga kandi tukubahiriza ibimenyetso Polisi y'u Rwanda yagiye ishyira mu muhanda kugira ngo turinde ubuzima bwacu. Ikindi kandi irinde impanuka wubaha amategeko kandi urinde ubuzima iyo wanyoye ntugatware iyo watwaye gabanya umuvuduko iyo ugenda mu muhanda tekereza ku buzima
dufatanye kubaka umuhanda utekanye no gukumira impanuka. Ubu butumwa butanzwe ku bufatanye na polisi y'u Rwanda mu rwego rwo gukangurira abatwara ibinyabiziga kubahiriza amategeko y'umuhanda no kurinda ubuzima bwabo. Kandi polisi y'u Rwanda iramenyesha ko urenze kuri ayo mategeko yabo bahanwa by'intangarugero kugira ngo badashyira ubuzima bw'abandi mu kaga ndetse n'ubwabo. Polisi y'u Rwanda, umutekano w'abaturage niwo muco wacu.